buryo bwabo. Yego ubwo rero karo gahunda zifashe tujye muri Premier League turebe uburyo byifashe. Premier League rero yarakomezaga amakipe y'iberi menshi yaratsinzwe yaratunguranye cyane ku makipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza arimo Chelsea arimo man.u arimo Liverpool byari ibindi. Yego dore nko ku ikipe ya Manchester United cyane kare no yakinye kare bimwe abongereza bita muri lunch time cyangwa se amasaha ya kare ne match yabimburiye izindi. Ikipe ya Manchester United yari ku kibuga cyitwa Gitech Community Stadium, akari ikibuga cyiza cyane gitariko cy'ikipe ya Brentford. Ikipe ya Brentford rero yari yakiri umukino. Brentford yatakaje abakinnyi benshi mu by'ukuri harimo n'umutoza Thomas Frank werekeje mu ikipe ya Tottenham, arimo kapiteni Norgard werekeje muri Arsenal, bambe mu bagiye muri man.u ariko nyine ifite uburyo yongeye kwiyubaka. Bari bakira ikipe ya Manchester United hakiri kare cyane rero yitwa Igor Thiago, umusore w'umunya Brazil, abaterekamo igitego ku burangare bukomeye cyane bwa myugariro Harry Maguire. Mu gihe man.u igishaka kwishyura igitego ariko Igor Jesus arongera batsinda igitego cya kabiri, bisa naho bigoranye. Mu gihe man.u yaje kubona penalty irayihusha, hanyuma baza gutsinda igitego cya Benjamin Sesko, byari 2-1 rero. Benjamin Sesko byari byiza gutsinda igitego cye cya mbere muri Premier League, kongera kugaruka birabananira batsindwa igitego cya gatatu mu minota ya nyuma y'umukino. Brentford ibona amanota 3. Manchester United abantu benshi bakomeza kwibaza ikibura byibura kugira ngo ibe yatsinda imikino ibiri ikurikiranya byibura. Ariko bitatubangura kuva umutoza Ruben Amorim mu mezi 10 amaze muri Manchester United yayifata ntaratsinda match ebyiri zikurikiranye za champion. Icyo bita win ziri consecutive cyangwa se back to back wins ntibiramubaho. Icyo ni icyambere kikwereka crisis. Amaze gutoza imikino 33, atsinzemo imikino 9, yatsinzemo imikino 17. Birakwereka uburyo ikipe ya Manchester United mu by'ukuri ari ikipe imeze nabi cyane. Ikindi nuko kuri ubu ngubu mu mikino 8 ikipe ya Manchester iheruka gukinira hanze muri Premier League ku manota 24 yashobokaga, ubwo harimo na match zimwe za saison ishize, imaze kubona amanota 2 gusa kuri 28. No ngo yanganyije match 2 itsindwa match 6 muri match 8 zeruka gukinirwa hanze. Nkakumenyesha ko rero nyuma international break n'ukwezi man.u izafitemo ikipe ya Liverpool, n'ikipe izageramo za Tottenham, ikazageramo za Crystal Palace. Iyi Crystal Palace tuza kugaruka ko yatsinze Liverpool, birashimangirije na kwijana ko the crisis is there. Nituri bujye mu bibazo bya man tuzagira umwanya wo kubisesengura, ariko umutoza bamubaza bati noneho ukuri kubona ibintu bihagaze ntago utewe ubwoba n'akazi kawe kukaba kari muri danger ushobora kugatakaza. Aravuga ati ntabwo ndi muri abo bantu bahangayikishwa n'ibijyanye n'akazi. Ni ukuvuga ngo babonye ko twe kumpindura it's fine, bampindura. Babonye yuko bangumana tukagerageza kubaka ibintu it's fine, ariko ikibazo kiri ni hahandi. Moise yabaye ikibazo, Van Gaal yabaye ikibazo, Mourinho yabaye ikibazo, Ten Hag yabaye ikibazo, Ralf Rangnick yabaye ikibazo, ababayemo bakayateka ba Carrick ba Giggs bahamaze igihe gito, ba Ole babaye batoza abana b'ikipe ubwo babona ari ngarutseho, bose byagiye bigaragara ko badashoboye. Ikibazo kigahinduka iki ngiki. Ese mu by'ukuri uzashaka umutoza kugeza ryari niyo nemera ko yaba afite ibibazo? Ese ntabwo haba hari n'ibindi bibazo bikomeye mu buzima bwa equipe ya Manchester United? Nje ni naho mbona ikibazo gikomeye cyane muri family Glazer, muri ownership ya Manchester United na direction technique. Umugabo bari barazanye yitwa Dan Ashworth, ubatsize za Brighton tubona zikora amatara, yarisigninze kubera ibyemezo batumvikanye muri appointment ya Ruben Amorim. Bigaragara yuko rero equipe ya Manchester United nkuko yageze kwivuga Ralf Rangnick ni equipe ikeneye icyo bita a heart surgery cyangwa se gukorerwa ibijyanye no kwibaga umutima. Umutima ubwo nicyo gice nyine gikenewe n'ubwonko mu muntu mbere y'ibindi byose, nubwo n'ibindi byuzuzanya, ariko ifite ibibazo birenze kuba twabiganira muri iyi minota mike. Reka twemere yuko yatsinzwe nk'ibisanzwe. Equipe ya Brentford yongera kwereka man.u ko acyafite byinshi. Ikintu kibabaje nuko batsinzwe na Brentford, buri wese yerezaga amahirwe yo yaba shampiyona itangira yaba umwaka w'imikino ugeze, amakipe ari hasi ashyiraho amakipe ashaka kuzarwana no kutamanuka kubera ko inafite umutoza mushya wakita umwiga, ufatwa nk'umu set pieces coach kwako ni nabyo yakoraga muri Brentford, ari kwiga n'umwiga. Gutsindwa rero n'umutoza nk'uyu nguyu akakurusha tactically, abari ikosa rikomeye cyane. Iyi shusho ishyizemo ni nayo igitera ubwoba abantu kubera yuko abantu bigera nko mu mukino ukabona Ruben Amorim Luke arimo araguhereza igaragaza yuko nta gisubizo afite, ibibazo arimo arabona, ukabona ko na game yayivuye uretse kugira ibyiringiro gusa nta kindi kintu nabyo byagiye, nta kindi kintu tactically yakora, akabona ko nta gisubizo afite.
gusa Manchester United bitandukanye n'indi mikino byibuze yakinaga yari yatangiye nabi kubera ko ubundi indi mikino yatakazaga ariko ukabona ko ari ikipe yinjiye mu mukino mbere iri mu buryo bwinshi yaba guhera kuri match batangiye yaba za Fulham batakaje yaba Arsenal yaba imikino yose bagiye bakina mu mwaka w'imikino batangira mu kibuga bakina neza mu mikinire bakareba mu buryo bwinshi rimwe rimwe bakanatsinda no kuri bane batangiye batsinda no kuri Fulham bakabanza igitego ariko ubu ngubu batangiye nabi navuga ko ari nk'ibitego utahagarika ariko nanone by'amakosa y'imidefandire nk'ibitego bibiri bya Igor Thiago umunyabrazil atangiye batsinda ibitego rwose ku munyezamu tamushyiraho amakosa ariko defensively bazamutse cyane bakinya high defensive line barazamuka bakora amakosa bakubita ibitego bibiri ibyo birarangira igice cya mbere ariko kitararangira umusore Sheshko aza gutsinda igitego cye cya mbere mu ikipe ikintu cyakindi positif ko bazamukaga byibuze yari akazi ke gakoza ateye umunyezamu akuramo umupira arongeza mpaka atsinze igitego cye cya mbere cyaboneka byibuze byinjiye biragaruka kuko igice cya mbere cyarangira ibitego biri kuri kimwe ubona ko ikipe yanagaruka mu mukino no mu gice cya kabiri Man iraza noneho ikina ko kundi yari isanzwe itangira ubundi mu gice cya kabiri ifata intebe ya Kuri Brentford irema n'uburyo bwinshi cyane mu izamu cyane Brian Mbumo ariko mu gice cya mbere ubwo bakinaga ubona ko byuze ikintu positive kiri mu kibuga ni umusore w'umuholandi witwa Matis de Ligt wadefandaga neza ko hari uburyo bwinshi yahagarikaga abasore bazamuka b'ikipe ya Brentford yaba uyu munyaburkina Faso Dango Watara yaba Igor Thiago udakina ibintu byinshi ari kuri direct afata umupira akahita ikintu danje muri box ariko Matis de Ligt akaguma gukina neza ntekereza yuko ari kimwe mu bintu byiza byuze Manchester United yavuye mu gice cya mbere imaze kubona ibitego bibiri kuri kimwe match yari gishoboka imbere ya Brentford watsinze nisa Man yabari ya kipe igera muri box inshuro nyinshi muri iyo minota bigera ariko akazi korera muri box decision bakora muri box zikaba mbi babikoze rero bajya muri box inshuro nyinshi muri uko kugera mu inshuro nyinshi bazana kubona penalty rwa ruhande rwakoraga cyane rwa Brian Mbumo aza kure mu buryo Mateus Kunya nawe ukina neza umwe mu bakinnyi bakora ibirometero byinshi avanye umupira inyuma awujyana muri box iyo bahanganye aza kubikora nanone azamukana umupira awugeza imbere arahindura Brian Mbumo uyu musore Nathan Collins kapiteni w'ikipe ya Brentford aramukurura muza gutsinda yari penalty igaragara nge ntekereza yuko yari ikarita y'umutuku sinzi impamvu batanze ikarita y'umuhondo umusifuzi yagiye muri VAR icyemezo cyagaragara muri ikarita y'umuhondo kugira ngo ikarita y'umutuku kuko yamubuje uburyo bwo gutsinda Amorim muri mu kiganiro itangazamakuru avuze ngo umusifuzi yamubwiye yuko impamvu ngo atatanze ikarita y'umutuku nuko ngo Mboma atarafite control ya ball ariko atamukura byagaragara ko umupira kukora byiza akaba yafinishinga agatsinda igitego Comin Kelha uri mu izamu ariko umusifuzi aza kubyanga byibuza byari n'ikintu cy'ipositive kwa byibuza abonye penalty Bruno Fernandes arayifata akora ibintu nk'ibyakoze undi kuri Fulham atera penalty mbi cyane kuri Fulham yiteye mu kirere ko ngo nateye penalty mbi cyane yamweretse akaguru ariko nanone yateye penalty yoroshye kuguru ayangira mucitse yamweretse akaguru ku munyezamu mwiza nka Comin Kelha utari mu gufata mu kibuga gusa no ku mipira nk'ingi ya penalty ayikoramo bimworoheye yariyo mahirwe Manchester yaribonye byuze kugaruka mu mukino kuko bibiri ntekereza ko ushaka kuba twari kubona resultat zitandukanye zari kujya kurandi rwa Man yarigiye kutibona imbaraga zigarura mu kintu kishyira igitego uko biri kose kuko nyuma yaje no kuri impinduka nyinshi azanamo ba Zaxi azanamo abakinnyi bose basa nk'abataka ariko nyine byose biranga muri uko kuzamuka bashaka kwishyura mu minota ya nyuma ikipe yose yazamutse baza kwisanga bakubise counter attack uyu musore Matthias Jensen abatsinze igitego cyiza kiryoshye rwose asigaranye bagezana baba 2v2 Matis de Ligt na Kobime utanze umupira kwa ashaka Mbumo ntiyawufata batakora counter attack Jensen akubita igitego cyiza igitego nkakira ntago umunyezamu nta kintu yakora intsinzi babarebonye gusa muri rusange ikintu wakuramo ni Manchester United hari imvugo ihari cyane yuko intsinzi yose igaruka kuri formation n'imikino yayo kuva itangirwa gutsindwa itangira ibihe byose bya Amorim kugeza nta magingo mbona information niwe atari kibazo ahubwo bishingiye kuri decisions akora muri formation kubera yuko ayikinnye 3-4-2-1 akayikina ashyizemo midfielder naho mbona hari izingiro rya byose y'abakinnyi bafite imbaraga zo kwikira badatakaza imipira byakoye byiza kugeza nta magingo sinjya numva impamvu yicaza Kobima match imwe ku yindi kandi buri gihe nje mu kibuga amuproving wrong konko meno yinjira mu kigo cya kabiri formation niye n'abafite akamenya uburyo akamenya ikipe hitamo yo gukira muri formation kuko formation si kibazo n'umutoza uyu wa Crystal Palace abufite bose barayifitingamo
akamenya abakinnyi baza kubanzamo bafitinga muri kuko uyu mutoza Crystal Palace Oliver Glasner uburyo niyo system akina 100% yo gukina playmaker babiri rutayizamu imwe Mateta abakinnyi babiri hagati mu kibuga agakirishiza impande za wing back n'abadefenseur batatu inyuma ayikinamo akaba successful yamara bigaragaza uyu mutoza nafite abakinnyi bakagiye kuko hano ikibazo wing back mbona bimeze neza abadefenseur nabwo afite amakosa yuko buri hari statistique afite yuko buri match ku yindi akora impinduka ku mudefenseur match 38 muri zo yagiye asimbuza umudefenseur mbere na mbere nge sinumva impamvu hagati mu kibuga atabanzamo Kobe Maino akabanzamo Ugarte cyangwa uwundi kuko abamidfielder bose Manchester United ifite bose nta mukinnyi numwe mwiza by far urusha Kobe Maino hagati mu kibuga nta numwe na Bruno arimo arakina nka numero 8 ntagarusha Kobe Maino kandi yagiye mu kibuga aramuvinga rongo buri match kuyindi kuko yinjiye mu kibuga no mu kibuga ukora ama clearance menshi hagati mu kibuga garura imipira ayijyana imbere atuma ikipe nta mu kidatakaza umupira awufite y'umupira mu maguru ya Kobe Maino ufite security wizeye kutaruze gutakara ntekereza yuko rero ibyemezo bimwe byo gudakirisha Kobe Maino mu kibuga hagati ujye mu kidatakaza imipira kuko kibitego biri muri ibyo ngibyo gihe imipira batakaje mu kibuga akakubita counter attack zihuta bakisanga bageze mu izina katabatse bya bitego utagarura utagira ikosa ikindi muri defense yabo iyo ufite back 3 ubukeneye karite nk'iyare niyoro umukinnyi cyambere wo mu bora mu defense no mu bora yagufite direct ugwa security imbaraga z'umubiri abaza kugufatira umwataka nka Igor Thiago w'imbaraga ariko ukeneyemo karite nk'iyare niyoro umwana uri flexible wiruka wihuta umubora uzamuka ufite ibyemezo nk'ibyo byiza ariko still ukaba ufite abakinnyi babiri bafite profile zimwe iyo ufite hari Maguire ko ufite na Matis Direct byenda kwa profile imwe usanga byaje gutuma Matis Direct yamara akira neza ko ntabwo akira neza ngo hari Maguire akira neza ntabwo bahurira mu cyari ngo akira neza nungo nijoro twabonye match ejo twabonye match mbi hari Maguire tuna match nza Direct wagize kuva sazo yatangira ni mwiza ariko ntabwo wabonera neza cyane rero sinzi impamvu ibyemezo nk'ibyo njya bifata none yagira muri match akabona ko yakoze amakosa akongera agakora impinduka ko niyo yaraje kwinjira mu kibuga simbura match ku bindi ugahora ufite uko kudahoza muri defense yawe ibintu nk'ibyo ugabona bituma ikindi gukisha Bruno mwanya utaruwe njya ntekereza yuko nimba ubona yuko ufite playmaker babiri bamurusha kunya na Ben Mbumo mushyire kuri bench nubwo ari kapitene mushyire kuri bench kuko hagati mu kibuga ntabwo ari ibintu bye uratuma ubona Bruno mubi utigeze ubona ntabwo Manchester United igira Bruno mubi ngo yo kwa Amorim njyango ndabona ni koti ye mbere ko na Gerard atubwira koti ya Ruben Amorim bavuga ati nubundi bari kimwe niyo twatsinze ntago ari systeme nyine wenda mu gihe twatsinzwe ni systeme imwe aravuga ati ikibazo iyo twatsinze iyo systeme ni mugarukaho twatsindwa bikaba systeme twatsindwa mukaba ko systeme ari yatumye dutsindwa Gerard bimeze bitewe ko kwa Mr. iPad nakurikiye di buryo atondetsemo igitekerezo cye ariko ndibuza kumucalenjingaho buriya ntabwo ushobora kubwira abantu uburyo systeme atari cyo kibazo mu gihe mwatsinze mwatsindwe karibwo ibikibazo kandi already faces z'abakinnyi bawe bigaragara nkaho systeme ahubwo ari iri gutuma batisanzura mu kibuga man.u abakinnyi ifite hari ikintu gito cyagaragaye ubwo Rudivansto yafataga equipe ho gatoya yabaye nk'umuntu uhindura uburyo bwo gukina bitandukanye n'ibyo Rikete ntaga yakinaga man.u itangira guproduiza uburyo bwinshi mu mukino ndetse n'ibitego byinshi kandi ukabona ko binatanze icyo nakwita nka sécurité défensive iyo systeme umutoza ari gukina ntituma igaragaza ubwiza bwa defense ntushobora kubona ubwiza bwa mediane même na attaque ntushobora kuyibona none sugo basement z'ikipe ziraba zisigarizi ariko nyenekereza yuko nabyo navugaga iyo ibyemezo no ahisemo ikipe nziza ifitinga systeme kuko afite nyerekeza ko afite abakinnyi bafitinga systeme hagati mu kibuga no nimba ubona ibitego byinshi batsindwa batakaza imipira cyane ivuye mu hagati mu kibuga saba wing back bikibazo nubwo ejo Amadi yatarahari batarafite Mazraoui bajya bakiniza wing back ariko ntago hajya bikibazo cy'uko imipira atutse ku manda y'ikibazo naho yari ikibazo cya Premier ko afite babiri ari n'abakinnyi beza afite Kunya na Mbumo ariko hagati mu kibuga numva mbere na mbere wahisemo no ikipe itariyo muri systeme yawe nge mbona bishingiye ku byemezo kuri systeme ariko systeme yakayikinya ko kandi match bajya bakina ya match ya Chelsea reka ngiye nguchallenge ngo gatoya no kuvuga ngo Paul mama abakinnyi afite ntabwo ntari buze kongera gusubira ku isoko ngo abone abandi bakinnyi aho bigereye ubungu kuko isoko redi ryarafunze kandi nabaje ni recommandation ze nyinshi
none se niba ushobora gutoza imikino hafi 40-50 ubona ibintu ushaka gukina abakinnyi bawe batabyumva bigaragara yuko mu by'ukuri bibagoye kuko systeme ya back 3 isaba kuba ufite impande zikomeye, wing back nziza, right wing back na left wing back, kandi ugiye kureba abo bakinnyi ntabona ikibazo ariko aho ngaho ngiye ku mpande zaho stinge imikinire yanyibona hagati mu kibuga na defense urahindura match. Noneho ukwiye no kwibuka ko ino systeme isaba yuko mu bintu byose bibaho byiza ugomba kufite kugira ngo ubashe kuyikina. Ufite wing back nziza ariko ugomba kuba ufite nibura umuntu muri mediane ukora difference, wa muntu usukanatanga stability, kuko turabizi neza ko iyo equipe idafite umupira irimo kwatakwa, iri mu gihe cyo kwatakwa, wa mu sentinel wawe n'ubundi aza akaba block na defenseur batatu basigaye na ba wing back bakongera bakaza bakagaruka mukongera mugasa nkaho mukoze high block ku buryo bigwana ko equipe ibinjiramo. Noneho icyo wavugarukagaho cyo gutakaza imipira niba ushobora gufata nka Manuel Ugarte mu kibuga ukamushyiramo umushyizemo kubera yuko icyo warutegereje muri Casemiro ready atagifite nyine imyaka 3 na mbere yuko n'ubundi ariko na mbere uko anayibona sinone muri system abonaga ko n'undi Casemiro ntago bifitingamo neza. Urambwira ko bimeno nkabyumva kugara mo hagati mu kibuga gukinisha nge nahita mundi gukinisha ko bimeno box to box Bruno Fernandes nawe kubera ko ari umukinnyi utakaza imipira cyane myinshi defensivement ntago ari myiza biramwe expose, kandi yanze kuriska yuko hagati ya Mateus Cunha na Bruno Fernandes umwe agomba kwica kuko Cunha nibwo akigurwa ntago ribuze gufata umukinnyi uguzwe atanzwe amafaranga menshi utumwicaza biribuze kuza kugorana. Wanene bugasanga none offensive ma equipe ye bugabye na crise kubona muri squad yawe departement offensif yawe hari gutuna umukinnyi umwe gusa, kugeza ubu ngimari garagaza ko Brian Mbeumo ari umukinnyi ufite imari myiza muri Man.u Wakelet imipira gerageza we na Cunha nyine bombi ubwabyo ni ikibazo kuko birakwereka ko animation ya systeme yawe irahitizemo ikibazo kubera yuko bondi bavuga yuko mu buryo bwose bw'imikinire wagira equipe igomba kubifita ahantu n'ibitari balance neza, offensive miba yataka cyane bona ibitego byinshi na defensive ma iyo igerageza gustopa ama counter attack cyangwa se attack za opponent, icyo gihe nta balance ya system yawe ufite ari ibitego mani byinshi irabyinjizwa, ibyo itsinda nabyo nabwo ntago ari byinshi. No kuvuga ngo nkibaza ngo iyo systeme ediyagarukaga yuko nta kibazo ifite, ubwo ngubwo yasigara ubona he nibura ikiza yatangamo ikizere mu mikino y'umutoza, kuko abakinnyi buriya hari amakuru yagiye hanze avuga ko bisa nkaho umutoza hatangiye kugenda bura dressing room ye bitewe nuko hari igihe equipe itsindwa media ya kora sortie mediatique ibyo atangaje abakinnyi of course bageraho, kandi nyamara ngo bamwe muri bo batangira kugaragaza yuko uburyo bw'imikinire buri kubageraho ingaruka biri gutuma nyine umutoza aba expert benshi bavuga yuko nta mutoza ukora amaji mu kibuga ahubwo abakinnyi nibo bakora, nibo banashobora gukora amaji arafe byose uko wabikora byose uko byagenda kose uramukinnyi mu kibuga niwe uza ku implementinga igitekerezo cyawe. Ariko ni mata sorry gato yakantu gato kuri Man ni mata ntekereza ko impamvu nkivuga ko atari system nuko abantu bibuka Van Gaal atoza Man 2016 iyo wampira kinaga high defensive line wo kuyarura umupira cyane kane 3-3 abantu barakritika garavanga ibintu biri boring abana byikora 16 gutyo muri iyo myaka bari bikritika bavuga ngo Man akiri igipe kwihara umupira ariko umupira boringa urakina pass nta output bitanga nta kintu kizima bitanga nta kivamo uraraza akiri igipira kikiza ariko nawe birajenjetse ntago ari intensity ntago arimo abakinnyi ntago bafite hanga. Ejo ndi uyu mugabo wundi w'umuhorandi nawe nuko ngo byarako ngo nuvuga ngo system si kibazo cy'uburyo ikina wazwa kina kane 3-3 stira kabi kibazo cy'uko abakinnyi badafite hari abakinnyi batayifite nka bavuga ngo system wayikinyemo wumva abakinnyi bazi kwikina kuko njye nekereza yuko system 3-4 bikini byayikinnye akabanza ufite akabanza equipe nziza kandi abakinnyi arabafite mu equipe akakora nuvuga ngo ibyemezo ikipe akayiselectinga neza yatanga umusaruro match. Wenda icyano bakomeze no kwibaza baramubwira ngo niba uzi ko abakinnyi bawe ibintu ushaka ko bakina ubona batabyumva
bagwa reaction ariko abakisi uko batabyumva bakinaga kuvuga ngo ntabwo oya babyumva kutabyumva kutabyumva nuko nta rezilita nyine mu kibuga nyine Bitari bakanga. ntabwo ariko badumva bagashyiramo abakinnyi batazi iyo system kandi abafite abayikina neza reka nkubaze mu bakinnyi bari hari ukuyemo Kobe njye nakubwiye ngo bigaragara ko ikibuga akaba nakubwira ngo hari undi muntu waba uri hanze ubutagiyemo nabwiye ngo hari impinduka amaze gutura nabwiye ngo abakinnyi muri benshi. 11 impinduka ebyiri zonyine muri rakipe wazishyiramo ukahita Manchester United itandukanye nabwira match nyinshi iyo Kobe agiye mu kibuga ubona Man isa nk'igize ububyuke nuvuga ngo irazutse hagati mu kibuga match ya Chelsea yari urugero rwiza uburyo bayitangiyemo n'uburyo bashyizemo batarabona ikarita y'umutuku bakinaga ntabwo Kobe wari ari mu kibuga ariko byiza ubona Casemiro arimo arakora akazi ke neza ko twambura imipira na Chelsea yagize ibyago itagize umutuku hari match ugenda wibuka uburyo Burnley bagarutse mu kigo gisho cya kabiri Kobe bagiye mu kibuga match nyinshi uvuga akora remplacement imwe gusa yonyine ukahita ubona ekipe isa nk'ayizo iyo ni Manchester United tugera tuyivaho Gerard reka gato mu change akantu kamwe hari match wari wabona Man.u nibura itangira umukino ubona ariyo iri kuwudictating ariyo ahubwo match nyinshi itangira dictating uretse nijoro kuri match ya Brentford none se ubwo ntubona yuko niba uburyo bwo gukina ushobora gutangira umukino uwufite bigaragara yuko uri ubuyoboye abakinnyi bawe mugerageza gukora amatempt menshi mufite amatake menshi amathreat menshi imbere zamu mwateje ariko bikarinda birangiraho ekipe nta kindi kintu kindi bibyaye kandi wajya no kureba ukabona nizo za atake zagiye zikorwa finalo rezilite biraza gutanga mani wayiganira amasaha menshi ariko nyine muri rusange ubona biza kurangira iri kwiyadapta ku mikino y'indi kipe ugasanga yatakaje game yayo rero niho njye mvuga ngo njya mu ruhande rumwe n'urw'abandi niba bishobora kugera ku mikino hafi 50 na utoza ekipa abakinnyi barakwereka reflex z'uko uburyo bwo gukina bwawe bubagoye kuki atahinduka ngaye gukora n'ikipe ya Manchester United ibitego 3 ku gitego kimwe yaje kugarekwa rero byimwe kuri uyu musore witwa Igor Thiago mu minota 20 yamaze kwinjiza ibitego 2 mu izamu ry'ikipe ya Manchester United akaba yaje rero ba umukinnyi wa kabiri byibuza ubashije gutsinda ikipe ya Manchester United ibitego 2 mu minota 20 nyuma ya Alex Sanchez abikoze muri 2015 gakinaga ikipe ya Arsenal yabitsinze mu minota 19 minota 19 yaramaze guterekamo ibitego 2 icyo gihe umusore hano ari mukuru yewe 24 Igor Thiago urebye isura abona bagenda nk'umukinnyi mukuru ni Brian Mbumo ni ubwanwa kumbura ni ubwanwa Mbumo myaka 20 nimba numva Mbumo kumbwira ko Mbappe Mbumo afite 26 kumva kumbe marutambe Mbappe rutambe simba mbyo nagashye